nkurira mu buzima bubi Mhm. nderwa na mukadata Yego. tubaho nabi cyane. Kuki warizwa na mukadata? Mama yese apfa cyangwa yaragiye? Urumva mama yamaze kutubyara. Yamaze kukubyara wowe. hari undi tuvukana turi babiri. Amaze kutubyara ni ukuvuga ngo nawe urwo rugo rwaje kumunanira. Rumaze kumunanira arigenda biba ngombwa ko atandukana na data. Byaratinze rero mama aza kugeraho arapfa. Yapfuye muri 1999 twenda kwinjira mu 2000 nibwo yapfuye. Akimara gupfa ni ukuvuga ngo noneho nubwo ubuzima bubi natangiranye nabwo, ubuzima buransharirira cyane kubera yuko nabayeho mu buzima bubi mu mujyi wa Kigali. Niga kuba mayibo nabyo birananira. Nkora ikiboyi nkorera abandi mu rugo. Nabimazemo imyaka imitari mikeya igera nko muri 3. Mbona ubuzima burashariye bumereye nabi kuko bampembaga 4,000. Ariko ikintu yankoreye cyambabaje keretse ko nyuma yamaze gukizwa namubabariye nuko yaje kunyaka wa musambi avuga ati ntago wemereye kuryama ku musambi kuko ntuboha nkajya ndyama hasi mu mashangara. Nabimaranye igihe kinini turyama hasi. Ubwo tugera mu gihe cyo gushyingirwa. Tugeze mu gihe cyo gushyingirwa ubwo urumva twagiye duhura n'ibibazo, amagambo menshi amubwira turi wa musore mwange ati Dorise yagize abagore benshi nibiki nawe azagushakiraho abandi buriya. Ati nawe rwose tukwise yabaye ati nawe urumvikana ko nawe niko uzamera niko nawe azamera. Ubwo nagombaga gushyingirwa mu 2008 mu kwezi kwa 12. Muri uko kwezi kwa 12 nagombaga gushyingirwa kari ku itariki 11 nibwo nagombaga gushyingirwa. Ubwo turi kwitegura gushyingirwa haburaga iminsi 15 kugira ngo shyingirwe. Ubwo twagombaga gukora inama y'ubukwe ya nyuma. Inama y'ubukwe ya nyuma baba barandoze. Bande bakuroga? Umbajije ngo ni bande? Nyine wabwiye n'iki ko warozwe ni bande bakuroze? Gusa cyo barandoze kuko hari ibimenyetso bigaragaza ko bandoze. Ariko gusa wenda ntabigize ubwiru. Bavugaga ko ari mukadata wandoze. Ubwo nge nkimara kurya ubwo burozi ntabwo nge nongeye kubyuka. Nahise ndyama aho ngaho. Sinongera kuva mu nzu. We ikintu yakoze cyemeje abantu yuko ari we wandoze. We yahise afata ingufura arafunga mu cyumba nabagamo. Arafunga arigendera. Ndababara namazemo iminsi 3 ndaho mu nzu. Sinamenye ngo nini urumva nageze muri koma. Iryo joro nibwo ngewe nari gupfa kuko ntago nari kubaho. Kuko sinigeze namenya niba yanaje. Gusa ikintu nibuka cyo nuko nagiye kumva abantu banyeguye ndimo ndi mukuruka. Ndimo ndi mukuruka nubwo twatangiye urugamba rwo kugeragezwa noneho birambuye bigaragarira amaso ya buri wese. Muri uwo mwana wa kabiri kuko ndibuka ari ntangiye ubwo rugamba ariho nanahumye. Ibihe byiza nshuti z'umusaraba neza Imana igure mu buzima bwanyu. Ndizera ko muri amahoro. Asigaye mbifurije ibihe byo tiko n'umugabo turi kamera zacu. Iyi ni YouTube channel ya korali y'abagabo, ni korali yahariya muri paruwasi ya Gasave, ni ku itorero rya Batsinda, ni korali barizwamo abagabo gusa iririmba bashire inyigisho zitandukanye n'ubuhamya kuri no channel yabo yitwa Abagabo TV. Turi kumwe n'umugabo yitwa Daniel Nzabarinda Daniel. Yego akaba ari umugabo Kristo yagiriye neza, afite ubuhamya bukaze bukomeye. Hari ibyo Imana yakoze mu buzima bwe ngo tumwakire atangire n'ubundi tumuhika. Tugwaye ikaze mwene da. Yegereze ndangura amajwi. Tugwaye ikaze. Tazakire mu izina rya Yesu. Umeze neza? Ndaho. Na amahoro. Na amahoro rwose nta kibazo. Dushimishijwe n'Imana kuba ikikuturindiye. Amen. Batsinda muri aho n'amahoro. Turaho turashima Imana. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo usenge no tuze kwinjira mu gice cy'ubuhamya uje kuduha kugira ngo arumve imirimo y'Imana. Dusengere uri twinjira mu cyo gice. Murakoze. Mana yacu, Mana igira neza, Mana ikiranuka uzi urukundo ndetse n'imbabazi. Ndagushimye ko uri Imana igira neza kandi uri Imana idukunda. Uri Imana yatumenye twebwe tutaramenyekana, turi abana batoya. Nyakuba utumenya turi mu nda z'ababyeyi bacu, utumenya na bugingo n'ukitumenya kuba turiho n'urukundo n'imbabazi zawe, ibyo n'ubishimirwe. Tugushimiye imirimo n'ibitangaza wakoze kandi n'ubwo ugikomeje gukora,
tugushimiye yuko nyakwa n'amahanga watugejeje hano mu ngeri w'ubugingo n'urukundo n'imbabazi zawe. Turagusabye kugira ngo ukomeze ubane natwe, ubuhamya tugiye gutanga mu ngeri w'ubugingo bubere buri wese inkomezi, kandi buri wese bumuhindure bugira icyo bumufasha mu bugingo bwe. Mbigusabye nizeye ko urabikora mu izina ry'umwana Yesu Kristo wambwe ku musaraba. Amen. Yego, amena. Imana ishimwe cyane. Yego Daniel, ngo byagenze gute rero? Wari unganiriza mu gikari mbere ko tujya kuri kamera no kuri izi mikoro, numva ibintu bikaze cyane. Daniel ni muntu ki? Avuka he? Avuka kwande? Amateka ye yatangirira aho ngaho. Daniel ni umugabo ukijijwe. Nkaba mvuka mu karere ka Karongi, umurenge waho ni wa Mubuga, akagari kaho ni Akanyagatovu mu mudugudu wa Bikomero. Aho ngaho niho nakirijwe, niho nakiriye agakiza. Ariko mbere yaho ntarakizwa, navutse mu muryango w'abana batanu, mvukana n'abana batanu, ariko mvuka mu muryango udakijijwe. Muri abo bana tuvukana ntago ari uko twese duhuje ababyeyi, uko turi batanu, ni ukuvuga ngo n'ababyeyi nabo ni batanu, ariko ari we mama, papa we n'umwe. Muri abo bana ngo byumvikane papa wawe yashakanye n'abagore batanu. Abo ngabo nabo tuzi kuko nibo yabashije kubyarana nabo. Abandi bagiye batandukana batabyaranye, bo ni benshi. Yego, ni benshi. Mu by'ukuri wenda nawe wibuka neza, yaba yarashakanye n'abagore, yari afite abagore bangabo mwamenye wenda abo batanu n'abandi. Gusa cyo kubera yuko hari abo yazanye mbere ntarabaho ntaravuka, ntago nabasha kumenya umubare kuko sinanabimubajije umubare wabo. Ariko gusa iyo ngerageje kuganira na bamwe bamuzi cyangwa na ba masenge, bambwira ko yazanye abagore barenze 10. Yego. Hari mbere rero atarakizwa. Nyuma yaho amaze kubyara, kuko ntago ari njyewe mukuru, hari abandi bakobwa bakuru kuri njyewe 3. Hagakurikiraho njyewe, nyuma yanjye naho hagakurikiraho undi muhungu unkurikira. Tukaba rero turi abana 5. Ariko muri abo 5 ni ukuvuga ngo n'abamama nabo ni 5. Nta uhuje n'undi umubyeyi keretse data n'ubumwe gusa. Aho rero niho navukiye, nkurira mu buzima bubi, nderwa na muka data. Tubaho nabi cyane. Kuki warizwa na muka data? Mama yese apfa cyangwa yaragiye? Urumva mama yamaze kutubyara. Yamaze kukubyara wowe? Hari undi tuvukana turi 2. Amaze kutubyara, ni ukuvuga ngo nawe urwo rugo rwaje kumunanira. Rumaze kumunanira arigenda, biba ngombwa ko atandukana na data. Nyuma yo gutandukana nawe, data yazanye undi umugore. Azana undi umugore, ubwo biba ngombwa ko ngewe mbana na muka data. Mama nawe ajya gushaka ahandi. Aho yashatse si byari ngombwa ko ngewe nari kumukurikira, kuko yaranabigerageje biranga. Ariko mba kwa muka data, mbaho mu buzima bubi butanyoroheye, tukajya turara aho bwiriwe ndetse naho bwije. Twabayeho mu buzima bubi nge na murumuna wanjye, nabo bashiki banjye nabo babaho mu buzima bubi, ku buryo nabo batabashije kuba mu rugo kwa se. Nabo bagiye baba ahantu hatandukanye, baba mu nshuti ndetse no mu bavandimwe mu yindi miryango. Turatesikara ku mpamvu z'uko data atarakijijwe kandi yazanaga abagore batandukanye. Urumva kuba mukaso yatinyuka kurera abana nabo badahuje, nabyo byari ibintu by'ibibazo. Ariko turashima Imana yatugiriye neza, ikadukura mu ubwo buzima. Yesu nashimwe. Byaratinze rero, mama aza kugeraho arapfa. Yapfuye muri 1999, twenda kwinjira mu 2000. Nibwo yapfuye. Akimara gupfa, ni ukuvuga ngo noneho nubwo ubuzima bubi natangiranye nabwo, ubuzima buransharirira cyane, kubera yuko najyaga mpura na mama akiriho akaba yangira inama cyakambwira ngo nitware gutya. Ariko akimara gupfa nta muntu wongeye kunyitaho, kuko na data nawe ntago yaranyitagaho, yadufataga nkaho tutari abana be. Ariko turashima Imana, buri umubyeyi niyo yaguta, ariko Imana yo mu ijuru yo ibigukunda kandi bigufiteho umugambi mwiza.
Imana yakomeje kumba hafi rero, dore ko yari izi ko ndi umwana w'umumaro, kandi ko nzaba umumaro mu gihe nk'iki ngiki, ndetse ikanankoresha mu gihe gikwiriye. Haleluya, amina. Byaratinze nkomeza kuba mw'ubwo buzima butanyoroheye, nkajya ndara aho bwije, nkaba ariho ndyama, kandi ubwo bincanga nkajya kurara mu baturanyi, byakwanga nabwo nkajya kurara kwa nyogokuru, dore ko nyogokuru ari we wagize uruhare mu kundera, ariko ndera nawe ari umukene, nta bushobozi yari afite bwo kuba yantunga kandi afite abandi bana yareraga. Ntago nigeze mbasha kwiga, sinabashije kwiga kuko nta muntu wari kunshyira mu ishuri. Nta muntu yigeze unshyira mu ishuri ngiye ngo ndajya kwiga, kuko ntago ngiye nigeze nicara ku ntebe y'ishuri. Ubwo nawe kuva wavuka ujya ku ntebe y'ishuri? Ntago nigeze nicara ku ntebe y'ishuri. Yego. Ubwo nkura mw'ubwo buzima ntarize, maze kugira imyaka igera nko muri 15 nubwo natekereje kujya kwiga, ariko nabwo birambangamira, nkibaza kuntu nzajya kwiga kandi navayo nkabura ibyantunga, naho mba naho bakansaba yuko nimba kwiga hari ibyo ndi bukore, nkabona inshingano zo kwiga nge ntazabishobora, mpitamo kubyihorera, dore ko nta n'umuntu wanshishikarizaga kugira ngo nimbe nakwiga. Nisanze mw'ubwo buzima rero nge ntarize, kandi atari ngewe wabyihamagariye. Byaratinze mbonye ubuzima bumereye nabi, nza kumva yuko hari mama wacu wabaga inahangaye i Kigali. Ubwo tugeze muri 2003, nge naraje ndavuga ati ubuzima ubwo bumereye nabi mu cyaro, reka ngewe ngende njye kureba mama wacu mu mujyi wa Kigali. Ndaza ngeze mu mujyi wa Kigali, mama wacu ndamubona, ariko nawe ntitwabasha kubana. Nabayeho mu buzima bubi mu mujyi wa Kigali, niga kuba mayibo nabyo birananira, nkora ikiboyi, nkorera abandi mu rugo. Nabimazemo imyaka imitari mikeya igera nko muri 3, mbona ubuzima burashariye bumereye nabi, kuko bampembaga 4,000 muri 2003, nahembwaga 4,000. Mbona nabwo biranze bimereye nabi, nza gufata inzira n'ubundi ndongera nsubira mu cyaro. Ubwo byari bimaze kuba muri 2006. Nyimara kugera mu cyaro nubwo nigiriye inama, ubwo urumva maze gukura, maze kugira mu myaka muri 20, nari mfite nk'imyaka nka 20. Ubwo ubuzima mbonye bwanze ndi mu cyaro, ubwo mvuye mu mujyi wa Kigali nsubiye iwacu mu cyaro, ariko n'ubundi nsubira muri rwa rugo kwa mukadata. Narahageze n'ubundi anyakira neza, turabana ariko mu gihe gitoya. Nkuko kubana mu gihe gito, yahise asa nk'aho mpinduka, dutangira kubana nabi. Andyamisha ahantu habi, kurya bigoye, n'ibindi muzi umubyeyi akorerwa umwana atabyaye. Ngurura mw'ubwo buzima nge nigira inama yo kuva muri urwo rugo, ariko nabyo biranga. Mbanyobotse inzira y'agakiza, nshaka gukizwa. Birumvikana hatse gukizwa, ariko bashaka kutayibaza wabitekerejeho gusa cyangwa wabonye abantu basenga yifuza kujya gusenga, ariko unasubiye inyuma gatoya kera uko wakuze wabivuze, ariko wavuze ngo mwari mu buzima bubi, ariko mudukurikiye buri wese avuga ko ubuzima arimo atari bwiza. Ubu n'uyu munsi igihe wavuga ati ubwo ndimo ntabwo ari bwiza, niba witeye ko hari icyo ukeneye kugeraho, ukeneye kongera kubona utarafatisha ukuntu ikintu runaka, ariko duha ishusho ngari. Mwabaga ahantu hameze gute? Ese ni mu nzu y'ibyatsi? Ese mwarabwirwaga? Mwaraburaraga? Ese wajyaga guca inshuro? Ho gatoya noze no tubwire ukuntu wakijijwe, twinjire mu kigika cyo gukizwa rugezemo. Ni ukuvuga mu buzima mubi nabayeho kwa mukadata, mu by'ukuri twabaga mu nzu, ntago navuga ngo yari mbi yari ishebeje, dukurikije naho na mwako gace twaturimo mwako karere. Yego. Inzu yo yari iyo ngiyo, ariko twafatwaga mu buzima bubi na mukadata. Twaramukoreraga, tukamuhingira, ariko we ibyo byose ntago yabibonaga, kuko ntitwaryaga. Twarahingaga ibyo duhinze n'ubundi ntabiduheho, ntiturye. Habaga inka zikamwa, ntago twabashaga kunywa amata. Mbega habaga ibintu byinshi muri urwo rugo. Nibuka igihe kimwe yigeze aza aravuga ati mwebwe
ntago mukwiriye kuryama kuri matora, dore ko icyo gihe matora zaza zitaranamamara cyane, abantu batarakagira za matora. Ahubwo mwari abakire Dani, abandi bari bakubitara n'ibishangara n'ibishagarira n'ibishogoro n'ibiki. Aho niho nshaka kugera. Ubwo babohaga ibyo bita umuce, umusambi. Twebwe icyo gihe iwacu mw'icyo gihe twabyitaga umuce. Ariko mw'iki gihe ubwo ni umusambi. Yego, ikirago n'umusambi uko nguko. Ni umusambi. Uwo musambi niwo yaduhaga ngo turyameho, tugaca ibyo bita amashara tukabiryamaho. Ariko ikintu yankoreye cyambabaje, keretse ko nyuma yamaze gukizwa namubabariye, nuko yaje kunyaka wa musambi, avuga ati ntago wemerewe kuryama ku musambi kuko nuboha nkajya ndyama hasi mu mashangara. Nabimaranye igihe kinini turyama hasi mu mashangara. We n'umuvandimwe wawe? Nge n'umuvandimwe wanjye. Umuvandimwe wanjye we byaje kumuyobera, we aba arigendeye. Urumva abashiki banjye nabanje kuvuga mbere, bo bari baragiye kera, bari baragiye, ubuzima bwarabananiye, bo baragenda. Bamwe bajya muri Kongo, abandi undi ashatse aho ngaho i Karongi niho ari. Ariko abandi babiri bo baracyari muri Kongo. Yego. Kubera iki? Kubera ubwo buzima baciyemo butari bwiza. Yego, no komeza aho wari ugeze, nguza kuza gutekereza kujya mu nzira y'agakiza. Mundi mbere yuko ujya mu nzira y'agakiza, si wasengaga, nawagiraga idini ubarizwamo, wagiye mu gakiza hagana he, ubwirijwe nande, bigenze gute? Subiye inyuma gakeya, nagiye mu gakiza bitewe na mama atarapfa, yapfuye n'ubundi we yari amaze gukizwa, ariko yajyaga njyana mu rusengero. Anjyana mu rusengero, tukajya tujyana gusenga, ariko twajyanaga n'ubundi ubwo ari ku wundi mugabo. Yego. Yari ari ku wundi mugabo, akamamagara nge tukajyana mu rusengero muri iri torero ryacu rya ADEPR. Aranambatirisha, yari atarapfa, ndabatizwa, kuko nabatijwe muri 99, ariko mbatizwa n'ubundi agakiza numvaga nta kandimo, kuko niwe wasaga nkaho ari kubimatiriza kugira ngo mbatizwe. Kuko n'ubundi ntago byigeze bimfataho byo kwitwa ngo nuko nabatijwe, numvaga ari nk'ibintu by'umuhango gusa biri aho ngaho. Aho maze gupfira rero, n'ubundi nakomeje nguma mu ngeso mbi, nkora ibyaha bitandukanye nk'ibyo muzi nyine abantu bakora, kuko narasinze, ndasambana, njya mu ngeso mbi zigaragaza umuntu w'umupagani uri aho. Yego. Kuko aho nagereye mu mujyi wa Kigali, mama amaze gupfa, ntago nge nigeze nkizwa, nta kintu cyiza nakoze. Icyakora cyo nibukaga yuko Imana ibaho. Nkibuka Imana kwibaho, kuko mama yajyaga ambwira ati mwana wanjye umenye yuko Imana ari igira neza. Akanyigisha ambwira yuko, akambwira ati iyo ntaza kugira Imana yabanye nanjye, muba mwarapfuye mukiri mu nda, kuko iso ntago yigeze anyorohera. Iso ntago yigeze anyorohera. Nabaye aho ngaho rero, mw'ubwo buzima, mama amaze gupfa, ubwo nibuka amagambo mama yajyaga ambwira, nubwo nigiraga inama yo kujya mu rusengero nkakizwa. Njya n'ubundi muri rya torero asengeragamo rya ADEPR. Aho nyine i Karongi? Aho i Karongi, ku mudugudu waho, n'ubundi nyine wabikomero. Wabikomero ndahabona. Yego. Ubwo narahageze ndakirwa, ndakizwa, kuko urumva ubwo nyine ntago bari kunsubiza muri Yorodani, kuko n'ubundi nari narabatijwe, kandi nabo babizi ko nabatirijwe muri iryo torero. Ariko mu kubatizwa ntago njye narigeze nkurikiza inshingano z'umuntu wabatijwe nk'umukirisitu. Ubwo ni nkaho ari ubwo ngewe nari ntangiye inzira y'agakiza. Ntangira rero gukorera Imana mw'ubwo buryo, kuko maze kumenya ubwenge, maze kumenya ikibi n'icyiza, maze gutandukanya icyaha n'icyiza. Ntangira gukorera Imana, njya muri korari, nkorera Imana, mba umunyamasengesho. Haleluya. Amina. Mbana n'Imana kabisa. Noneho Imana ingirira neza, impa umwuka wayo wera, mbatizwa mu mwuka wera mu gihe gitoya kitari gitinze. Mbana n'Imana gutyo, mba umuhanuzi mw'iyo korari, nkoramwo imirimo myinshi yari itandukanye mw'iyo korari. Yego. Ubwo nyine nari umusore. Ubwo ariko n'ubundi ubwo nabikoraga, n'ubundi mba ntaha kwa mukadata. Yego. Mba muri bwa buzima n'ubundi butanyoroheye. Ariko ubwo wegereye Imana utangiye gusenga, ukabumva nawe ufite imbaraga.
ubwo wegereye Imana utangiye gusenga ukabashishwa kuba muri ubwo buzima. Ubwo nibwo nari ntangiye kwegera Imana, ni ukuvuga ngo n'ubundi ibyo nakorerwaga nari narabisuzuguye, niko navuga, numvaga bitamfashe kuko nari mfite ijambo Imana yari yarambikije mu mutima wanjye. Yego. Imana imbwira yuko izangirira neza, imbwira yuko izanyubakira urugo rw'umugisha, imbwira yuko izampa abana. Ndayishimiye Imana yabikoze. Amen. Amen. Ubwo maze kuba umusore, ubwo tugeze muri 2006 nibwo nigiriye inama yo kurambagiza, kuko nabonaga ubuzima bushara, keretse ko nari nakuze, kuko urumva nemaze kugira imyaka muri 24. Nigira inama yo kuba nashaka, ndangira kurambagiza, ariko mu kurambagiza nge ntibyanyorohera. Ntago byigeze binyorohera. Nge narambagije umukobwa wo mu badivanisiti w'umunsi wa 7. W'umunsi wa 7. Bari we ndambagiza. Ariko mu kumurambagiza nge n'ubundi nkaba nari narasenze Imana. Mbwira Imana mvuga ati Imana undengere, ndagira ngo mbabwire barokore bene data, buriya kugira icyifuzo ukakibwira Imana iragishyigikira kandi ikanagisohoza. Nge nabwiraga Imana nkavuga ati Imana, nkurikije ubuzima nge nakuriyemo na bashiki banjye na murumuna wanjye, ndagusabye kugira ngo njye uzandengere ntazabicamo. Ikintu cyanteraga ubwoba ni iki? Twa dufite umupasiteri atwigishaga akatubwira ati mujye musenga mukumire mukureho za karande. Nge numvaga yuko ubwo buzima data yararimo cyangwa ubuzima twavukiyemo, nge nkagira ubwoba ko bishobora nge kuzankurikirana, nanjye nashaka urugo rukananira, abo mbyaye bakabaho nk'uko nanjye nabayeho. Nge ntangira isengesho ryo gusenga, nyitangira kurambagiza, ndavuga ati Imana undengere, haleluya, undengere, ninubaka urugo uzampa umugore w'umugisha unyubaha, nanjye nubaha kandi dukundane, ntazabaho abana banjye batazabaho nk'uko nanjye nabayeho. Imana rero abinkorera, umukobwa atuza guhura wo mu badive b'umunsi wa 7, ariko duhura n'ubundi twari duturanye, atuye muri iyo karitsiye mw'uwo mudugudu n'ubundi. Mukobwa arankunda, nanjye ndamukunda. Ubwo urumva nyine twaciye mu nzira zo kurambagizanya, ntirwa ndondora, abantu barazizi. Waraterese uramubwira ijambo aremera, nuko murakundana. Ubwo ibyo namubwiraga nyine, ariko mukundanye mudahuje iki? Tudahuje idini. Yari umudivanisiti, nanjye ndi umupantekote. Abapantekote babitaga abapene kera. Abapene. Bari abapene, keretse ko ubu ngubu wenda baba ADPR, ariko bari abapene nyine ba kera kandi bari mu mwuka w'Imana. Yego nabo bari mu mwuka w'Imana, ariko icyo gihe Imana yabaga hafi yacu. Andi madini abitaga abapene, ndabyuka mu cyaro. Nuko arakwemereye murakundanye rero. Mumaze gukundana rero uwo mukobwa, twamaze gukundana, nge musaba yuko yaza mu idini ryacu ry'abapene. Yego. Arabinkundira, ariko ashyiramo umwungeri, arambwira ati imiryango ishobora kutabyemera. Noneho nge kubera ko njye nasenze nabwiye Imana ati Imana uzamo umugore unkunda. Mbwira Imana ndavuga ati Imana nadahindura ubwo araba atari uwanjye ntabwo nge nzabimuhatamo. Yego. Gusa cyo nge mubwira yuko ngewe ntashobora kujya mu badivanisiti. Yaje kubikora. Yego. Atangira inzira yo kuza mu bapene. Akigera mu bapene nawe atangira urugamba rwo kurwana n'imiryango. Ubwo urumva abadivanisiti babuze umukristo wabo. Yego. Kandi mu cyaro biba bikaze, kubura umuntu baramukurikirana kabisa. Babuze umuntu wabo, ndetse no mu muryango aho avuka nabo bagiye kugira ikibazo ko bagiye kuba abantu babiri mu rugo badahuje idini. Ubwo atangira urugamba gutyo, ariko nge mwigisha inzira yo gusenga, tukajya tujyana mu byumba bitandukanye, mwigisha inzira yo kwiyiriza, ndetse atangira kumva imvugo y'Imana. Imana nayo ikajya imuzaho ikamutumaho abahanuzi batandukanye. Aba mw'ubwo buzima ageragezwa, ariko nge nkamwihanganisha, nkamubwira yuko inzira igana mu ijuru atari inzira umuntu aboneramo ibyiza gusa, ndetse agenda ahuramo n'intambara. Arabyumva cyane. Buriya abadivanisiti ni abantu bakunda gusoma ibitabo, bagasoma inkuru z'umugenzi ujyana mu ijuru. Sanga arabizi cyane, ndamubwira ati rero ubwo uzize inkuru z'umugenzi ugana mu ijuru ugomba kwihangana ibyo tuzahura nabyo byose. Yarihanganye. Ubwo tugera mu gihe
cyo gushyingirwa. Tugeze mu gihe cyo gushyingirwa, ubwo urumva twagiye duhura n'ibibazo, amagambo menshi amubwira turi wa musore mwange, ati Dorise yagize abagore benshi n'ibiki, nawe azagushakiraho abandi buriya. Ati nawe rwose tukwise yabaye, ati nawe urimvikana ko nawe niko uzamera, niko nawe azamera. Ati rero aturi wa musore inama twakugira nuko wamureka, ati rwose azagira imico nk'iyase. Ariko nge nabyumva, nge nkagira intimba mu mutima, nkaca bugufi nkasenga nkabwira Imana nkavuga ati Mana, nge ndagusabye amaraso y'ababyeyi nge uyankuremo unshyiremo amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Niryo sengesho nge nasengaga, nkavuga ati Mana, imico y'ababyeyi nge ndagusabye uyinkuremo unshyiremo imico y'umwana wa Yesu Kristo. Twihuse rero, mwaje kubana birakunda? Twaje kubana, ubwo urumva twari tugeze mu bihumbi bibiri, twari tugeze mu bihumbi 2020. Ejo bundi nibeshye, twari tugeze mu bihumbi 2009. Ni 2009 kuko ni nabwo twashyingiwe. Ariko ubwo nagombaga gushyingirwa mu bihumbi 2008 mu kwezi kwa 12. Muri uko kwezi kwa 12 nagombaga gushyingirwa, kari ku itariki 11 nibwo nagombaga gushyingirwa. Ubwo turi kwitegura gushyingirwa, haburaga iminsi 15 kugira ngo shyingirwe. Ubwo twagombaga gukora inama y'ubukwe ya nyuma. Inama y'ubukwe ya nyuma baba barandoze. Bande bakuroga? Umbajije ngo ni bande? Nyine wabwiye n'iki ko warozwe, ni bande bakuroze? Gusa cyo barandoze kuko hari ibimenyetso bigaragaza ko bandoze, ariko gusa wenda ntabigize ubwiru, bavugaga ko ari muka data wandoze. Ariko nanjye mu bimenyetso byagaragaraga yuko ari we wandoze. Kuko akuroga gute rero? Nabaga mu rugo iwe, ubwo urumva nyine nashakaga gushyingirwa, ariko n'ubundi ngitaha mu rugo iwe. Niho natahaga. Ubwo we ikintu we yakoze, bafataga ibiryo bakabishyira mu cyumba cyanjye ntarataha, kwa ko njye nakundaga gusenga cyane, nabana ari gusenga abandi muri korari. Ubwo ni ukuvuga ngo bya biryo nibyo bafashe babishyize mu cyumba bashyiramo ibwo burozi, ibyo bintu bihumanya. Nge nkimara kubirya, ni ukuvuga ngo ngewe nubwo natangiye kumva ubuzima bubi mu nda yanjye, ntangira kuribwa mu nda, ndababara cyane, kandi ubwo turi mu gihe cy'ubukwe. Ubwo ndimo ndatumira abantu, ariko mu nda byambikanye bimeze nabi. Ubwo nge nkimara kurya ubwo burozi ntabwo nge nongeye kubyuka, nahise ndyama aho ngaho, sinongera kuva mu nzu. We ikintu yakoze cyemeje abantu yuko ari we wandoze, we yahise afata ingufuri arafunga mu cyumba nabagamo, arafunga arigendera. Ndababara, namazemo iminsi 3 ndaho mu nzu ndibwa, ntiyongera nawe kugera mu icyo cyumba, kuko ubwo urumva bwo ntiyagenda kukuvuza birumvikana. Ari kumvuza ntabyo yakoze, n'amazi yo kunywa ntayo nigezemo, namazemo iminsi 3 ntaka ndi mu iyo nzu mfungiranyemo. Biza kugenda gute? Ubukwe bita bupfa, waje gukira, byagenze gute? Kuntu byagenze, ubwo ngubwo ndimo ndi gutaka mbabara, twagombaga kujya mu nama y'ubukwe, hari ku cyumweru. Baranshatse nge barambura kuko nge nari ndwaye imeze nabi. Nta wundi muntu wari ubizi ko ngewe narozwe. Nta wari ubizi. Uza kugumisha aho ngaho twumva amajwi neza. N'umugeni nawe ntago yari abizi. Ntago yari abizi ko narozwe, gusa w'icyo yari azi nuko twagombaga guhurira ku rusengero. Twagombaga guhurira ku rusengero tukajya mu nama y'ubukwe, arantegereza arambura. Ni nabwo nari kurangwa bwa nyuma. Bambuze bibaza ikintu cyabaye kirabayora, kuko ntago nakundaga gusiba gusenga. Ubwo umugeni we amateraniro ashoje, we yahise akora ibishoboka byose aza kundeba mu rugo, kuko nta telefone zabagaho zari ziriho, ariko twebwe ntazo twagiraga. We yagerageje ibishoboka byose aza kundeba, ageze mu rugo asanga ndimo ndataka. Ariko wa muka data we yamusanze yicaye aho mu rugo, akimubona ahita amubwira ati nari nzi ko ndi bugutumeho nkakubwira yuko umugabo wameze nabi. Ahamubwira ati sariye, ataraho mu cyumba. Barinjiye, akigera mu cyumba aho nari ndyamye, sinamenye ngo nini, ubwo urumva nageze muri koma. Iryo joro nibwo ngewe nari gupfa, kuko ntago nari kubaho, kuko sinigeze namenya niba yanaje. Gusa ikintu nibuka cyo nuko nagiye kumva abantu banyeguye ndimo ndi mukuruka.
ndimo nimukuruka yego birumvikana ko we yewe yarahageze mu niyo makuru yampaye arebye kuntu nabaye kuko urumva ngo nari ndyamye ngo nubitsinda ndimo kujya nduka ariko nkaruka ibidafashije we yahise imagine yuko n'ubundi naroswe yahise yirukanka aragenda ajya kureba data wacu wo kwa mama wacu akimureba amubwira ati nta kundi twabigenza no kujya gushaka umuntu umurutsa bagiye kureba umuntu ndutsa baraje baranyeguye barandutsa nge namenye ubwenge bandukije nubwo numvise mu nda nsa nkaho ntuje ntangira kureba kuko amaso yari yafatanye ntangira kumenya abantu bari bari aho ngaho mbabaza ibyambayeho barambwira ati nyine urarwaye ntibansobanurira gusa cyo banyeretse ibintu narutse numva ni ibintu biteye mbona ni ibintu biteye ubwoba wawe warutse iki byari ibintu by'inyama by'ibicagagure bivanze n'amaraso harimo n'ibindi by'umukara bagira ngo ni nk'amara yagiye azamuka kuko byanguye nabi cyane n'ubu ngubu biracyangiraho ingaruka bijya bigeraho bikangaruka ukongera ukaruka se hoya ntago nduka ukuntu bingaruka no kuvuga agatuza kubera namaze igihe kingana n'amezi 3 mbana n'ubwo burozi bandutse nuvanga agatuza kararangaye gasa nkaho kafungutse kuko ndababara mu nda naho bikageraho bikagaruka mu nda hakandi ariko hamwe no gusenga Imana ikajya igenda inyoroshya ikabana nanjye kugira ngo tuze guhuza n'iminota tuzakora ibiganiro bitandukanye nyuma ubukwe bwaje kuba bwarapfuye ese mwaje kubana gihe cy'uko uyu munsi wambwiye kuri umugabo niwe mwabaye cyane uwundi niwe twabanye ariko twabanye mu bintu bikomeye kuko ubwo urumva baramubwiye ati uyu muhungu mureke kuko ubwo urumva uwo muvuzi wamvuraga yaramvuye arababwira ati uyu muhungu ntago nzamushobora ni mu mujyana ahandi ubwo banjyana ahandi baramvura igihe kingana n'amezi 3 ariko wa mukobwa ari wo mugore wanjye ubutubana yarakomeje arihangana nubwo ari bicanege bamubwira ati uyu mugabo mureke we yarakomeje arihangana akajyaza kundeba none ko wambwiye mbere ko tujya kuri kamera tuba twaganiriye wambwiye ko waje no kugira igihe urwara bakuroga no kubi ubumuga bwo kutabona ko bavuga uyu munsi nyine kwabaga kera byo byagenze gute ikigiye guzumvikana uko bwa mbere bwarapfuye umara igihe kirekire urwaye waje gukira uyu munsi ufite ingaruka ariko uyu munsi ufite umugore ufite n'abana ubwo bumuga bwo waburwaye gute byaje gute bikize gute ariho dukora cyane tuze kwasoreza ubwo bumuga ubwo urumva nyine naje gushyingirwa nyuma yaho nkiriye mu mwaka wakurikiyeho mu mwaka wakurikiyeho ushyingirwa na wa mukobwa wakundaga na wa mukobwa urumva nawe yarihanganye Imana izamuha umugisha yego turanamusuhuje rwose agubwe neza Imana izamuha umugisha rwose kuko nubara cyankunze ubukwe bwarabaye bumaze kuba noneho tujya twatangira urugamba kubera yuko bari baramubujije gushyingiranwa nanjye ari bandamubuza imiryango ye ari imiryango yabo ari n'imiryango yacu ariko hanini imiryango yacu niyo yamucaga intege kubera yuvukamo wowe mvukamo niyo yamucaga intege bamubwira ati ntago ura muhungu uzamushobora ariko we yabyima amatwi turabana mumaze kubana rero bigenda gute tumaze kubana twabyaye umwana wa mbere tubona nta kibazo nubwo twatangiye urugamba rwo kugeragezwa noneho birambuye bigaragarira amaso ya buri wese yego muri uwo mwana wa kabiri kuko ndibuka ari ntangiye ubwo rugamba ariho nanahumye ubwo nge nagiye gusenga muri ya korari nabagamo ubu uracyari Karongi ubwo ndi Karongi ntabwo ndagira mu mujyi wa Kigali ubwo nagiye gusenga twagiraga amateraniro ya nijoro kuwa gatanu amateraniro aza kugera harasoza mu masaha 7 z'ijoro ashoje turataha ariko abandi baguma ku rusengero abataga kure nge ndataha ngeze hafi y'umuhira mbona umuriro nitegeye nyine urugo mbona umuriro urimo uragurumana cyane nge nibaza ibintu byabaye mu rugo iwanjye none ndabase madamu ntago araryama ariko ndagumya ngenda nsatira mu rugo igihe ngitambuka ngeze mu gikari kuko nagiraga n'inka urumva umuntu bamucyara abayoroye numva inkiri gukubita imigeri cyane ihunga naho kumbi mu rugo harimo umuntu uwo muntu akaba ngo yari umucuraguzi nge ntabyo narinzi numvaga abantu bavuga ngo abacuraguzi ariko ni ntaramubona ariko ngewe naramubonye yego naramubonye ari mu rugo iwanjye uwo mucuraguzi dukubitanya amaso ubwo twakubitanya amaso kuko ntabwo yari azi ko ndi hanze abaranyikanze
ariko nanjye nsanga namumenye kuko nahise mutorosha mpita mumenya uwo ari we. Ndamuhamagara ati runaka waje kugira uti aha ngaha, yahise yurira urugo. Yuruye urugo njye nahise simbuka ngo mufate mubaze ikintu cyamuzanyaho. Ubwo arananira duhirimana n'urugo ko rwari urugo rw'ibiti, urugo rurahimba tugwa inyuma. Ubwo ngenda mukurikiye, mu kumukurikira najyaga kubona aho asimbutse umuriro ukaka, aho asimbutse umuriro ukaka. Ubwo niko ndi gutaka. Ubwo namukurikiye nka metero nk'icumi tuvuye mu rugo iwanjye. Nagiye kumva numva ibintu by'imicanga arabinkabukiye. Akimara kubinkabukira mu maso, ngewe nsa nk'umuntu uhumye, nk'umuntu utokowe. Nabasha kongera kumureba. Sinongera kumureba ngo ndebe aho wa muntu aharenganye kuko numvaga ntokowe, ngenda humiriza. Ubwo nahise nicara aha ngaho sa nk'umuntu uri kwitokora mbyiringira amaso. Ubwo mbasubiye mu rugo. Bwarakiye mu gitondo njya kureba umuyobozi w'umudugudu ndabimutekerereza, aragenda aramuhamagara barazana, arabimubaza arahakana. Nje mu ibimenyetso arahakana arirenga. Umuyobozi w'umudugudu yarambwiye ati nta kindi twakora, niba umuntu ari guhakana kandi nta kimenyetso ufite kigaragara yuko wamufashe. Ubwo yabirangiriye aho ngaho. Ariko ubwo n'ubundi ubwo amaso yari arimo ari kundya yanatukuye cyane. Yego. None ngewe nkagira ngo nuko wenda naraye ijoro ndi mu gusenga sinanabyitaho, sinanibuka yuko ari ibintu byayantaye mu maso. Ubwo byabaye aho umugore nawe ahita afatwa n'ibere kuko urwo urumva yarabyaye afite uruhinja rutoya ku mwana wa kabiri. Ubwo umugore ahita afatwa n'ibere rirabyimba cyane, rirabyimba riba rinini. Tumujyana kwa muganga biranga, tumujyana ku bitaro bikuru. Ku bitaro bikuru bamucisha mu cyuma bavuga ati nukukubaga. Barareba kumubaga nabwo biranga bavuga ati ntago twakubaga. Bamumubwira ati nugusubira mu rugo ugategereza kwipfira kuko kukubaga byo ntago biri bukunde. Aragenda arananuka agira nk'ibiro nka 30. Wa mwana yonsaga ntago yongeye kumwonsa, yahise ava kwibere. Ubwo nanjye nibwo natangiwe guhuma. Ubwo yanyuraga mu izo nzira zose ajya kwivuza, ariko nanjye ntareba ntago nabonaga. Ubwo nari narahumye, amaso yafatanye, narahumye nta kintu ndeba. Ntangira inzira yo kujya kwa muganga, aho ngeze hose bikanga. Aho ngeze hose bakampa imiti ya ntayo yo kwifashisha mu maso. Ariko muri icyo gihe nuko Imana agendaga yohereza abantu abanyamasengesho bambwira ngo ninsenge, bampumuriza, bambwira bamuzanira ubutumwa Imana yabahaye, bakambwira yuko ari ikigeragezo ndimo ariko ko Imana ari izankiza. Ndashimiye Imana rero ko ariyo yankijije. Ariko ubwo buhumyi nabumaranye igihe kitari gitoya. Umugore we yaje gukira ryabere. Wabaye igihe kingana iki uri impumyi? Imyaka 3. Imyaka 3. None aho ngaho tuze no kwasoreza turebe. Icyo gihe uri impumyi ari ukuntu umuntu yafite ubwo kutabona kuriya niko bavuga. Aba afite inkoni, abamurandata. Wageze kuri urwo rwego cyangwa rutaragera aho ngaho warebaga duke ibintu bikeye? Kiretse ijisho rimwe ry'uburyo niryo ryarebaga gakeya cyane. Kuryo ryarebaga nko muri metero nk'icuma, ariko nabwo nkabona ibintu by'ibikezi. Ariko mu bundi nari narahumye kuko iyo izuba ryavaga nta kintu nabashaga kureba. Naryo jisho naryo ryarebaga ari nka mu gitondo. Ni ukuvuga ngo icyakurikiyeho nuko nge nagendaga basa nkaho bandandase. Naje kugera aho njya kwa muganga, njya ku bitaro bikuru kwa ko inyama zari zarakuze zo mu maso zirakura zitwikira imboni. Ni ukuvuga ngo bo muganga we yarandebye buri cyo nkorera, amaso arayahoma. Arayahoma nk'ukuze umuntu yarwaye igisiyo nyine bashyiraho siparadara bagahoma. Bo barayahomye, mubaza impamvu ahomye, arambwira ati kuyahoma ni ukugira ngo izo nyama zakuze zidakomeza kwangirika hajyaho udukoko ugasanga hajemo kanseri. Abihoma mu ubwo buryo nge mbana n'icyo kibazo, ariko ampa igihe cyo kubona uryo kujya nsubira ku bitaro agapfukura akareba akongera agashyiramo n'indi miti. Ubwo urumva nagendaga n'impumyi, najyaga kwa muganga na moto nkagaruka na moto, n'ubundi nicaraga mu rugo nta kintu nakoraga. Umugore aza kuza gukira rero nawe? Umugore yaje gukira mu ubu buryo. Ni ukuvuga ngo kuwo mudugudu nasengeragaho habaga abantu b'abanyamasengesho bitaga abahetsi. Bo barebye ibintu biri kumbaho babona ni ibintu bidasanzwe. Ariko kubera yuko twabanaga kenshi dusengana bakumva iby'Imana imbwira, bakimva ibigeragezo ndimo kandi Imana ibimbwira, bo bafashe igihe cyo gusenga baza bashinga icyumba iwanjye, dore ko bari basanzwe banasenga icyumba bagifite. Basengaga kuwa mbere, barakimura bakizana iwawe. Barakimuye bakizana iwanjye. Noneho si basenga rimwe mu cyumweru, ahubwo noneho bakajya basenga buri munsi n'umugoroba. Barasenga basengera umugore, ibere niryo ryaturitse rirashanyuka rivamwe ibintu bibi biri aho ngaho nyine. Aza kwivuza igisebe
ariko ngenda gumya ngumana ubwo bumuga bwo kutareba. We waje gukira gute rero? Imana ni ukuvuga ngo bo bakomeje aho ngo baragumya barasenga n'ubundi, kuko Imana yari yarababwiye yuko izabihesherezaho icyubahiro, yuko ibyananiye abana b'abantu, ibyananiye abaganga, yuko Imana ari izabikora. Haleluya, amina. Bo bagendeye mu iryo sezerano Imana yari yababwiye, bo barasenga, dore ko umugore wanjye baramubwiye yuko atazakira ari ugutegereza kwipfira, ariko Imana ibabwira yuko ari Imana iri hejuru y'abaganga, yuko umugore izamukiza. Barizera koko barasenga, umugore Imana iramukiza. Noneho ubwo nanjye barakomeje baransengera, umugore amaze gukira, ubwo urumva yarivuzaga igisebe, baransengeye barasenga cyane bimara igihe, ariko Imana ibereka ko ngomba no kujya no kwa muganga. Ubwo urumva kwa muganga iwacu mu bitaro bitandukanye naragiyeho byaranze. Noneho babanyoboye kuza kwivuriza i Kabgayi. Naraje ngera i Kabgayi, ubwo urumva najyaga kwa muganga n'undi bagapfuka bakongera bagapfukura. Nzi Kabgayi, ngeze i Kabgayi mpagira umugisha, nsanga dogiteri wankurikiranaga w'iwacu yabahamagaye ko hari umuntu yohereje urwaye umeze nabi. Nge nagezeyo ngerayo kandi nta muntu wari wanjyanye urubuze kunyitaho w'umurwaza. Nkihagera baranyakiriye neza, nsanga ni umudogiteri w'umuzungu wari uvuye hanze, aranjyana aransuzuma arambaga. Nta wundi mwanzuro yafashe umwanzuro wo kumbaga. Mu kuva za nyama zakuraga zari ziri mu maso zari zarakuze, we yarazifashe arazikata, amaso arasatura ageza hirya akuramo, ubu nyegereye inkovu rwose wazibona ziri ku maso zaho yacishije imakasi. Arahoza neza amaso, arayoza yagira neza, ubwo arongera arapfuka. Namazemo igihe kingana n'icyumweru mu bitaro, nta muntu nagiraga wo kunyitaho, ariko ndashima Imana ko naboneye Imana mu ibyo bitaro. Muri iyo minsi yose namazemo hari abantu b'Imana banyitayeho, barangaburira, barandandata, buri kintu cyose umurwayi akeneye nuko nakiboneye muri ibyo bitaro, kandi ari abantu tuwahuriye batanzi. Baje kunsezerera, ndataha nsubira mu rugo. Mu gusubira mu rugo n'ubundi ntabwo bivuze ko nari nkize byari birangiye, nasubiye n'ubundi nkirwaye, ariko Imana irandengera nkayagenda ndeba gakeye, ndeba gake. Ubwo niko najyaga ngenda nivuza ku bitaro by'iwacu. Ubu urambona urareba neza? Ndareba neza rwose nta kibazo. Ndareba. Imana ishimwe, tuyibane icyubahiro kabisa, yagize neza. Imana ihabwe icyubahiro rwose. Yego, no twihuse, urakira, Imana iragukiza mu nzira zitandukanye gusenga. Imana ikoresha abanyamasengesho, ikoresha ndetse n'umuganga wari waje w'umuzungu, ubasha gukira, kugira ngo tuze kusuza tuhumuriza n'abantu tunabasengera muri rusange. Umaze gukira n'umudamu arakize, tuze mu mujyi wa Kigali. Waje gute? Uje kumara iki? Byagenze gute? Uyu munsi uba hehe? Uhagaze gute? Mbese ubuzima bwawe buhagaze gute uyu munsi? Wabona aca muri bya bintu bitandukanye, bimeze gute? Ariho usoreza. Urumva ni byinshi. Ubwo urumva nyine nafiye mu izo nzira zo guhuma, naje kugira ubwo nyine ndareba ndahumuka, abaganga bakomeza kunyitaho. Ubwo niko nakomeje gusenga, ariko n'ubundi babandi boherezaga ibyo bintu by'imyuka mibi, urumva navukiye mu miryango idakijijwe, bakomeje n'ubundi kubyohereza. Njya kubona nkabona inzoka ije mu nzu, inzoka ikaza mu nzu ku manywa y'ihangu cyangwa nijoro tukayica, ariko Imana ikohereza n'ubundi abanyamasengesho ikababwira ko kuwo musozi cyangwa muri iyo nzu nabagamo ko nge nta mugisha nshobora kubabonera, ko ntazakirira. Yego, kandi koko byaragaragaraga ko nta mahoro nzagirira, kuko mu myaka 7 nari maze muri iyo nzu nayimazemo n'ubundi ndwaye mporana n'ibibazo, nta munezo nigeze ngirira muri iyo nzu. Imana rero niyo yambwira ngo nimuke kuri uwo musozi, ariko mukumbwira ngo nimuke ntigeze imbwira ngo wimuke ujya ahangaha. Yarambwiraga gusa ngo imuka. Nta gitekerezo nari mfite cyo kuba naza mu mujyi wa Kigali, dore ko mu mujyi wa Kigali nari mpazi kuko nari narahaje ndi umwana. Ntago nigeze ngira igitekerezo cyo kuvuga ngo mpaze, numvaga ko kujya mu mujyi wa Kigali ufite abana n'umugore bitoroshye. Ubwo nubwo nafashe icyemezo, ndavuga ati nahandi hantu nakwimukira keretse mu mujyi wa Kigali niho nzi. Naraje mbanje mu mujyi wa Kigali, nza nduhukira aho biti Batsinda, nkodesha aho ngaho Batsinda, niho ncumbitse. N'uyu munsi niho ukiri? N'uyu munsi niho nkiri. Uracyakodesha? Ndakodesha. Ufite umugore n'abana bangahe? Mfite umugore n'abana 4. Waje kubyara abandi bana? Naje kubyara abandi bana ngeze inanga 2. Umugore yaje gukira? Umugore yarakize kuko kuvuga twagira mu mujyi wa Kigali nta kibazo rwose, ntago yongeye gutaka, kandi nanjye nta kibazo nongeye kugira. Ya mahembe ntago yagarutse na za nzoka? Oya, ntago byagarutse, kandi Imana ariyo yari yanyoye kambwa ngo nimve ko uwo musozi nimuke.
ntabwo byari kongera kugaruka. Yego, tugana ku musozo, ni ikihe kintu umuntu byakubayeho ubikurikiye umuntu akabyumva wahumuriza cyangwa wabwira umuntu udukurikiye usa n'asa aca mu bisa n'ibye cyangwa hari uwabiziho, wamubwira iki ijambo ryo kumuhumuriza gatoya? Gusa ikintu nabwira abakristo batwumva ndetse banatureba, ikintu mabwira ni ukwihangana kandi bagasenga. Mwizo nzira zose naciyemo nababwiye hepfo, ngiye ntaza gusenga ngiye mba narapfuye. Dore ko naciye no mu mpfu zitandukanye nyinshi cyane, ngira upfu nararubonye, si rimwe gusa urumva nacaguranyije njya mu rupfu. Ariko ikintu nabwira abantu ni ugusenga Imana kandi bakamenya amakuru y'ijuru. Kubera ko ngiye nubwo nagira huraga n'ibyo bibazo, ngiye nari mfite amakuru Imana yari yarampaye yuko ngiye nzakira kandi nkazaboneza n'ibindi byinshi Imana yambwiye ntarabasha kugeraho. Ariko ikintu nabwira abantu ni ukwihangana, bagakizwa, bagasenga Imana, bagakizwa neza, kuko Imana ikunda umuntu ukijijwe kandi umuntu wihanganira ibigerageza arimo. Yego, birabangaye rwihanganira umugerageza ko namara kwemerwa azaba ikamba ry'ubugingo. Umugabo afite ibintu byinshi tuzagaruka wenda mu bindi biganiro bitandukanye. Ndagira ngo usengere abantu muri rusange, ikiganiro kimaze kugira isaha yose, ni byiza ko tuzafata n'ikindi. Ndagira ngo usengere abantu bari mu bibazo bitandukanye, undi tange nimero za telefone dusoze. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Turagushimye Mana yacu, tugushimiye ineza n'urukundo rwawe, tugushimiye kubana natwe, tugushimiye ko watumenye twebwe tutarakumenya turi abana batoya, na bugingo n'ubu tukaba kiriho izina rya nirahabwa icyubahiro. Fasha buri wese wumvishe ubu buhamya mu ngero w'ubugingo, bumubere impamba n'urwego, kandi Kristo bumukomeze, kuko hari benshi baciye mu bibazo birenze n'ibyo ngiye naciyemo, hari benshi baciye mu ntambara zirenze n'izo ngiye nanyuzemo, ariko baha umutima wo kwihangana ndetse n'uwo gukomera, kugira ngo nyakubahwa n'amahanga nabo bazatabaruke mahoro, kandi ujye ubihanganisha muri byose, kuko uri Imana igira neza. Ngaho bana na buri wese, kandi urengere bene data turi kumwe, udufashe. Ibyo byose mbigusabye nizeye kuri abikora mu izina ry'Umwana wa Kristo wambwe ku musaraba. Amen. Amen. Umuntu yakubona nimero za telefone zawe? Nimero zanjye za telefone ni 078 yego 57 23 6 33 yego. Nizo. Abari hanze ziba kuri WhatsApp? Ziba kuri WhatsApp. Abari hanze mushireho 250 guteranya birumvikana. Imana iguha umugisha wakoze, mukore subscribe cyangwa sabone, munashenga kino kiganano bumva imirimo y'Imana. Imana ishaka gufata umuntu utabona, ubana umugabo kutabona, uwo bitaga impumyi ikamusa akabareba. Imana yabikora. Reka tugushimire wasizira abadukurikiye, ukabwira ngo bye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. N'ubutaha tuzabana. Sawa sawa. Asante.